yuko ukoresha imbaraga mu kuyumva kugira ngo abyare umusaruro kuri wowe. Tugiye kwigana amagambo akomeye afite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo ni gute wiyumanganya bigakunda. Ni gute wiyumanganya bikagira gute bigakunda. Kwiyumanganya ni iki? Kwiyumanganya ni imbaraga iza mu muntu ikamufasha guhisha uko amerewe, ikamufasha guhisha uwo ari we cyangwa guhisha icyo ashaka. Hari igihe uba uri ahantu ukabona ibintu bikuguye nabi ariko ukagira gute ukiyumanganya. Hari igihe ujya ahantu ukeneweho ubuhamya ariko ukabona aho hantu gutanga ubuhamya bw'icyo Imana yakoze muri wowe biri bugutere isoni, cyangwa se ukabona ntago biri butume nk'umuntu nkawe wubashywe bikunda yuko abantu bakomeza kukubaha, ukiyumanganya ibintu by'Imana ntubigaragaze. Birambabaje yuko uko tugiye kwiga ibigendanye no kwiyumanganya, ndashaka kubereka ahantu Imana ipangira umuntu amahirwe aba adakwiriye kwiyumanganya. Ndashaka kubereka yuko hari ibyaha byinshi twagiye dukora bikomoka ku kwiyumanganya, kandi aho hantu Imana yari yagennye yuko tudakwiye kugira gute kwiyumanganya. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane n'urukundo dukunda. Tugize amahirwe yo kugera mu mwanya wo kwiga ijambo ryawe. Turibumbuye ngwino ubumbure imitima yacu kugira ngo ribone aho rijya. Mwami Uwiteka, uduhe imbaraga n'ubushobozi bwo kubona ijambo ryawe nk'iryifitemo ubushobozi, kugira ngo ubwo tuje ku birenge byawe twimenyeho ubugoryi, kandi kuguhanga amaso aba ariho dukura gukiranuka. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana ritubwira byinshi. Buriya ikintu cya mbere ugomba kuzirinda kwiyumanganyamo. Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro, tujyane, turaza gukoresha iminota yacu neza. Itangiriro igice cya 45. Murabizi mwese umuntu witwa Yosefu. Yosefu yaricaye abana n'abavandimwe be, abana n'inshuti ze. Igihe kiragera bene wabo baramugurisha. Bamaze kumugurisha aza mu Egiputa. Ageze mu Egiputa, umugore wa Potifari ashaka ko baryamana biranga. Yosefu byarangiye afunzwe muri gereza, akazaza afasha abantu. Aba yafashije bafunguwe nta n'umwe wamwibutse. Kera kabaye umwe aramwibuka. Yosefu aragaruka asobanura inzozi, abahindutse minisitiri w'intebe wa Egiputa. Ubuzima buraryoshye. Yosefu rero kwitwa umunyegiputa no kuba we byari ibintu bifatika. Ntago wari kuba wagize amahirwe yo kuba umunyegiputa ngo wongere werekane ko hari isano ufitanye n'abaki n'Abaheburayo. Igihe rero bamanukaga baza, Yosefu yagiye abagerageza, yanga kubihishurira, ariyumanganya. Akazaza ababwira ati uyu nasigare, musubire kwa so, mumuhe ibiryo, mumubwire ngo muzagaruke n'ibiki byose. Umunsi umwe yaragiye kwiyumanganya byaranze, abona ari kumwe n'abavandimwe be bari ku meza, ngo aragenda ajya muri dushe akaraba mu maso, anaririra muri dushe. Arangije arongera aragaruka, ariko yibaza bizarangira gute. Kubera iki? Yosefu yari ari mu kigeragezo kimwerekeza mu cyaha cyo kwirengagiza bene wabo. Kwirengagiza bene wanyu ubwabyo ni icyaha. Yosefu rero nimureba mu Itangiriro 45 umurongo wa mbere, Bibiliya zanyu ziravuga ngo iki? Yosefu ananirwa kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati nimusohore abantu bose bambise. Ntihagira umuntu uhagararana na Yosefu. Yirondorera bene se, atera hejuru ararira. Abanyegiputa bagira gute? Barabyumva. Yari yaragerageje kwiyumanganya.
yari yarabahaye ibiryo baragenda, arababwira ati muzaza n'umuhererezi wanyu. Umuhererezi bari bamuzanye yanamuhobeye, umutima namukomeza kumubaza utariko ni gute wiyumanganya ugakomeza ukamera nkaho nta kintu kidasanzwe cyabaye. Imana yakumanuriye abavandimwe muvukana n'umuhererezi wanyu, ukaba ubareba gutya, ni gute ubifata nk'ibintu bisanzwe? Imbaraga y'Imana icana umuriro muri we, kwiyumanganya bigira gute? Biranga. Arangije ngo yararize kugeza ubwo ijwi rye ryageze kwande? Kwa Farawo. Uwo munsi abantu bose bahise bamenya ko Yosefu ari umuki? Ari umuheburayo. Ni gute wiyumanganya? Bibiliya imbwira neza muri Yesaya 58, iyo barimo kuvuga ibimenyetso biranga idini y'ukuri, bavuzemo ikindi kintu gikomeye, bagaragaza ku murongo wa 7 ngo kandi ntiwirengagize bene wanyu. Abantu benshi baraha, iyo bamaze gufata agafaranga, iyo bamaze kwiga amashuri, abandi iyo bamaze gukora ingendo, bamaze kujya hanze mu bihugu bya kure, abandi bahamagawe kuri yellow paper, cya gipapuro bahamagarira abanyapolitike bahabwa imyanya ikomeye. Ujya kubona ukabona umuntu bene wabo bose ahanaguye liste, afashe iki? Yindi. Ndashima Imana ko Sofia atari ko byagenze. Aho ari mu buzima bwiza arasenga, ariko ntago Imana yamwemereye kwagwa mu mutego wo kwirengagiza bene wabo. Nshuti zanjye, wirengagiza ute? Ni gute wirengagiza so na nyoko, ukirengagiza bene wanyu, ukirengagiza abavandimwe, kandi ukabona ntacyo ugize gute? Ntacyo ubaye. Ni gute mu bukwe ukodesha umumama usa neza kandi ufite nyoko? Iki ni icyaha gishyashya abantu barimo kugwamo batagize gute? Tazi. Cyakora ukabona umuntu ntiyikoze iwabo, arahora azenguruka ashaka ingo zifite intebe nziza ngo avuge ko ari bene wabo kandi nta kintu bapfana. Si uyu muntu mupfana iki? Urumva mama wacu na mama wabo, mama wanjye, murumuna wa mama yari atuye munsi yo kwa murumuna wa mama wuriye. Mbega urumva n'inka zabo zaryaga ubwatsi bugize gute? Ubwo ngo arimo arashaka iki? Amasano. Wikwirengagiza bene wanyu. Nuramuka ukize uzibuka aho wavuye. Wirengagiza ute icyo kintu? Ni gute wiyumanganya bigakunda? Ikintu cya kabiri gikomeye, nababwiye ngo wowe ubigenza ute ngo wiyumanganye? Bibiliya itubwira igitekerezo muri Yeremiya igice cya 4. Abasomyi ba Bibiliya, hari igihe nsoma Bibiliya nkumva ibintu ivuga, nkibaza nti iyaba Imana yaduhaga amahirwe abantu bakabona umwanya wa Bibiliya, yaba abanyapolitike, yaba abanyamadini, yaba abaturage, bakabona umwanya wa Bibiliya, hari ibibazo twaburiye ibisubizo byabonerwa igisubizo. Yeremiya igice cya 4, Yeremiya yavuze ikintu gikomeye. Iki ni ikindi cyaha gikomeye gishyashya abantu barimo kugwamo. Ku murongo wa 19, Imana iririra abayuda banze kwihana. Ye baba we, mfite umubabaro mu gisenge cy'umutima, umutima wanjye urandihagura, naniwe kwiyumanganya, kuko wumvise ijwi ry'impanda n'induru z'intambara, mutima wanjye. Kurimbuka kurahamagara ukundi, kuko igihugu cyose kinyazwe, amahema yanjye arasahurwa atunguwe, n'inyegamo zanjye zitamururwaho muri ako kanya. Nzahereza he ndeba ibendera ry'intambara kandi nkumva ijwi ry'impanda? Ni ibintu bibiri. Ijwi ry'impanda riba ribwira abantu yuko hari akaga kagiye kugira gute? Kagiye kuza. Abadivanisi dufite indirimbo nziza, ntago nyumva abantu bayiririmbana morale nk'iyo nayumvanaga, ivuga ngo vuza impanda yumvikane ko Yesu agiye kugira gute? Impanda mwarazicecekesheje, ahubwo muri mu matiku. Ni bangahe se baheruka kuvuza impanda? Nababwiriza bangahe se barimo kuvuza impanda?
ko abantu barimo kwishakira ibibwirizwa bihuje n'irari ry'abantu. Nta bayobozi bangahe barimo kuvuza impanda, ko ahubwo barimo kubwira abantu ibihuje n'irari ryabo. Umuntu uzabona ukabona hari amakuru y'intambara ntacyo bimubwiye, ukabona hari amakuru y'impanda zirimo kuvuzwa zerekana akaga kenda kuba, ntibigire icyo bimubwira, uzamenye ko uyu muntu ubasha kwiyumanganya amajwi y'impanda arimo guca mu gutwi kumwe n'amakuru y'intambara aca mu kundi, ukabona ntacyo bimubwiye, uzamubaze ngo ubigenza ute? Ni gute wiga ubuhanuzi nk'ubwo turimo kwiga, ukareba n'amaso yawe amakuru y'intambara ziri mu bihugu bitandukanye n'izindi ntambara zirimo gutegurwa ziri ku rugi zikeneye gukingurirwa urugi ngo zitangire, warangiza ukaryama udasenze, ukabyuka udasenze, kwiyegurira Imana ntago uhari, kuza ku rusengero n'ukwinginga, gukora umurimo w'Imana n'ukwinginga, ubundi ubigenza ute ngo wirengagize ibyo bintu? Wiyumanganya ute ku buryo ubuhanuzi busohora ubureba ukabona ni ibintu bisanzwe? Icyo nshimira Imana ni kimwe, Imana yabwiye Yeremiya iramubwira ngo sinshobora kwiyumanganya, ndimo kumva amajwi y'impanda, nkumva n'amajwi y'intambara, ubwoko bwanjye bukaba budacanye ku maso, ntabwo nakwiyumanganya. Uwo mutima Imana iwushyira mu bantu bayimenyeye. Niyo mpamvu igihe cyo kuryama cyararangiye, igihe cyo gupfusha ubusa cyararangiye. Biba bitangaje kubona umuntu ahaguruka mu Burayi aje gutabara abantu kandi bo babona nta cyagize gute, nta cyabaye. Niki kidasanzwe cyabaye se? Ariko nshaka kubabaza, niki cyabamaze ubwoba? Ariko nagira ngo mbabaze, impanda zirahari ntizihari? Induru z'intambara zirahari ntizihari? Yesu yavuze ko nitubona ibyo bintu bibaye tuzararama tukareba mu ijuru, gucungurwa kwacu kuzaba kuje. Satani yaratubwiye ngo ibyo bintu nimubona bibaye muzarebe ku isi mucungane n'ubuzima bwanyu. Urimo urumvira nde muri no minsi? Ni gute wiyumanganya mu gihe nk'iki? Reka njye mbere ndagira ngo twihute twikomereze muri Yeremiya igice cya 20. Imana yahaye Yeremiya uyu mugabo misiyo ikomeye cyane. Imana yamubwiye ko agomba kuyivugira. Yeremiya, Imana imuhamagara muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 11, yamubwiye ko imuhamagariye kubaka, gusenya, kurimbura no gutera imbuto. Yeremiya amaze kubyumva igice cya 1 umurongo wa 10, yumva ibyo bintu nibyo, arangije aravuga ati ariko Imana nayo impaye misiyo ikomeye. Rimwe na rimwe haraho Yeremiya yageraga akavuga ati aha hantu kugira ngo nshobokane n'abantu, ngendane nabo neza, kugira ngo ntazaza mpora ngongana n'abantu, uyu munsi nihaye gahunda ndi buceceke. Hari aho Imana yageraga ikamubwira ngo uyu munsi ibi n'ibi nibyo ugomba kuvuga. Yeremiya akabwira Imana ati Imana, ubushize waranshutse ndabivuga barankubita, ubu ngubu koko uyu munsi wandetse ngaceceka. Ariko kwiyumanganya kwaranze. Nimureba neza ku murongo wa 9, Bibiliya Yeremiya yarabyeruye aravuga ngo kandi iyo mvuze nti sinzamuvuga, haba no guterura mu izina rye, mu mutima wanjye hamera nkaho harimo iki? Umuriro. Mu mutima wanjye hamera nkaho harimo umuriro ugurumana, ukingiraniwe mu magufwa yanjye, simbashe kugira gute? Kwiyumanganya. Imana yari yakugera mu magufa. Hari umuriro ucanye muri wowe ku buryo niyo waba urwaye uryamye ushobora gukurikirana ukabaza abantu uti korari yacu yaririmbye gute ko nasibye ku rusengero, gahunda yari hari y'inyubako yakunze ko ngewe narwaye bitankundiye kugaruka. Ese amavuno umubwiriza arimo gukora aho ndyamye ndimo ndamusengera, ariko se arimo aragenda neza? Ko najyaga njya kurarika, ubu ninde urimo kurarika?
hari abantu Imana yacanye umuriro mu mutima igihe bazaga mu itorero baje kubatizwa. Imana yacanye umuriro w'ubwitange mu mutima wabo, icana umuriro wo kutamera ko ibintu bipfa ahuri. Ariko uyu munsi wa none mwarivumbuye, mwicara inyuma uba ushaka kureba ikiri bupfe gusa. Satani yarakuzimije, mwarazimye. Wa muriro wagiye he? Kera mu rusengero habaga abantu, iyo yakubonaga ku rusengero wambaye nabi ntago yirukankaga ngo ajye kubwira abadiyakoni cyangwa ngo azakwamamaze ku ruhimbi. Yacungaga murimo guhoberana iteraniro risoje, akakujyana ku ruhande akakubwira ati rero dore uri umuntu w'Imana kandi twese twakwemeraga, gusa uyu munsi waje wambaye nabi pe, bishobora kuba byagutunguye cyangwa hari uwagushutse. Ugahita uvuga uti ubutaha sinzasubira ku rusengero nambaye iyi myenda. None uraza wambaye ubusa, umuntu akakubwira ati mwaberewe. Noneho ubutaha ijipo igahinduka ikabutura. Murashukana, mwarazimye. Kera hari umuriro mu mutima watumaga umuntu amateraniro arimo gutegurwa aca ku baturanyi be akababwira ati murabizi nubwo mutari abadive, ku rusengero rw'abadive twateguye gahunda idasanzwe, ndabinginze ejo nzaca hano njye kubafasha tujyane muri ayo materaniro. Buri muntu yazaga afite umunyago akuye mu biganza bya Satani. None mwarazimye, namwe ubwanyu ntimukihagera. Mu gitabo cy'umugenzi, Mukristo yajyanywe kwa musobanuzi. Ahageze asanga umuntu wari uri hejuru y'inzu arimo kuzimya umuriro, ngo yari afite uburakari bwinshi, agafata amazi akayasuka mu muriro ngo awuzimye, ariko ngo uwo muriro wanga kuzima. Mukristo arangije arabaza ati biriya bintu bisobanuka gute ko umuriro bizi ko iyo umenwemo amazi ugira gute uzima, kuki uriye utazima? Uwamusobanuriraga aramubwira ati ibanga riri inyuma y'igikuta. Yamujyanye inyuma y'igikuta, ahasanga umugabo wabize icyuya. Uko bari barimo gusuka amazi hejuru, we niko yasukagamo amavuta. Amen. Icyo nicyo cyatumaga umuriro utazima. Arangije Mukristo arabaza ati bisobanurwa gute? Musobanuzi aramubwira ngo uriya ushaka kuzimya umuriro urimo gukorana imbaraga nyinshi ni Satani. Satani ahora ashaka yuko ikintu Imana irimo gukora cyose agomba kumenamo amazi ngo abizambye. Ubu ni iki gitaramo Satani yashatse kumenamo iki? Amazi. Ubu ni iyi korari kugira ngo namwe muhaguruke yashatse kumenamo amazi. Ubu buri muntu wese uraha Satani yagiye amenamo amazi ngo umuriro ugira gute? Ariko umuriro uri bwake mu izina rya Yesu. Musobanuzi aramubwira ngo uriya mugabo nkweretse uri inyuma, urimo kubira icyuya, urimo gusukamo amavuta, ashushanya Yesu Kristo. Kubera ko umurimo Imana yatangiye iba igomba kuzawusoza, Yesu Kristo ashyiramo amavuta ya Mwuka Wera kugira ngo uko wakaga ejo abe ariko waka uyu munsi, abe ari kuzaka iteka ryose. Kuba rero warazimye bivuze ngo ni umuriro wari wararahuye, wacanywe na bene Eli. Ni umuriro wacanywe mu buryo butagize gute. Waje mu materaniro hari amavuna ashyushye, usanga haririmbye korari yavuye i Kigali, baguha ibitabo by'ubuntu, urangije ureba ukuntu abantu bambaye amakoti uravuga uti idini niri nanjye naje. Ako gashyuhe rero ntabwo karenze imyaka 2 cyangwa 3. Ariko ndagira ngo mbabaze, muri wowe Imana niyo yacanyemo umuriro. Ubushyuhe ufite mu by'Imana n'ubw'Imana. Niba atari ubw'Imana rero saba Imana igucanira uyu munsi. Kandi iyo muri wowe hari ubushyuhe, Imana ikoherereza abanyantege nke n'abakonje mu by'umwuka kugira ngo babane nawe basusuruke. Suhuza mugenzi wa mubaza uti uracyaka cyangwa warazimye? Hari abavugira mu mata mari nabo bicanze, aravuga ati utankuraho amakuru. Wabona nanjye ngize amahirwe ari uko nticaranye na madamu wanjye, yari guhita ambwira ati uracyaka boss. Reka ngira ikintu mbabwira, ntukajye ukangwa n'umuntu ibintu akora mu rusengero. Ibanga riri inyuma y'igikuta. Ninde uri inyuma y'igikuta? Ni Kristo. Kandi Kristo
azemera biri cyuya ariko two kuba abantu bapfubye, abantu bazimye. Yeremiya aravuga ngo iyo nshatse guceceka ngo ntavuga Imana, iyo nshatse kwiyumanganya ahantu ndi, ndetse iyo ntashaka kugaragaza uwo ndiwe, muri njyewe numva mu magufa hazamutsemo iki? Umuriro, ku buryo kwiyumanganya byanga. Ni gute wiyumanganya ukicarana n'abanywi b'inzoga? Ni gute wicarana n'abantu b'abasinzi? Ni gute wicara ahantu utagombaga kwicara, umutima ntugire gute? Ntunakurye. Ni gute umukristo ahamagarwa ku murenge no ku kagari yajyanywe mu matiku y'abantu bacuruza inzoga? Ariko mwihaye gahunda yo guceceka. Abapasitoro njya mbakunda cyane iyo barimo gushyingira. Hari igihe haza agahita avuga ati ninde ufite icyo avuga kuri ubu bukwe, akabura ati ubuze ucecetse azaceceke by'iteka. Buriya hari igihe Satani nawe ajyaza agacungura ahantu wicaye mu cyaha wiyumanganyije, birakunda Satani akavuga ati ibyo udashoboye umunsi ntuzapfugize gute? Ubishoboye ukazakwama gutyo, ukazaza uhora wicaye ahantu, agakiza urakaryamira kakageraho nako kakigendera. Ntewe ubwoba n'uburyo mwicaye kandi atari igihe cyo kwicara. Ni igiki kirimo kubafasha kwiyumanganya kugeza ubwo umurimo w'Imana muceceka, iby'Imana bikakurangirana, ukicara mu bapagani, ukumva n'umuntu arimo arabaza undi atari ko isabato n'icyumweru bitandukanira, ukavuga uti iyi ngingo no kuyivugaho ugaceceka. Hari abantu babiri nashimye cyane. Uwa mbere ni umwana w'umukozi wo mu rugo k'agakobwa gato kakoraga kwande kwa Namani. Kariceka kaza kabona shebuja yishima, kumva buri munsi mu gitondo kakumva umunuko, ariko ni umunuko afande yari umugaba w'iki? W'ingabo. Ni ukuvuga ngo niyo yashoboraga kukunukira waravuga uti rwose afande urahumura. Murabizi gahunda zacu zo kwihakirizwa, n'umuntu iyo yambaye nawe uramubwira uti ni sawa, kubera iki? Inyungu mupangamo. Rero bajya banavuga ngo nta n'umukire ubyina nabi. Iyo ni imigani y'Abanyarwanda. Intore ziraza zigamiriza zigakaraga ijosi, umukire akaza akagira gutya bagakoma amashyi bati ni we wa mbere. Ariko bose ni inyungu z'ahazaza baba bashaka. Uyu mwana aricara yitegereza shebuja, abantu barimo kubwira shebuja ngo ntanuka, barimo kumubwira ngo nta kibazo afite, abantu bakazaza bazana ibyiringiro bidafite aho bikomoka. Umwana aricara ahamagara nyirabuja, arambwira ati rero nakomeje guceceka kuri iyi ngingo ariko ndabona bidakunze, kwiyumanganya biranze. Ni gute ugira umugabo unuka nk'uyu muri Isiraheli hari Imana? Nyirabuja arambwira ati se nibyo? Yigo mubwira ajye muri Isiraheli mbizi neza azakira. Nyirabuja yari afite impano yo gutega abantu bose amatwi. Aragenda abwira umugabo ati ibintu byo kwiyemera bireke, serivisi twayihawe n'umwana, ariko reka nabyo tugere gute? Tubigerageze. Ariko inkuru iturutse ku mwana wanze kwiyumanganya. Namani yarakize ntiyakize? Kwiyumanganya kwawe hari abantu bakagombye kuba barimo gukirira i Yerusalemu, barimo guhomba. Umuntu wa kabiri wanze kwiyumanganya ni Dawidi. Yari atwaye ipura y'ibiryo, mu gihe yagendaga asanga abavandimwe be bari ku rugamba, ibiryo azanye barabanza barabitikura. Bibiliya ntinatwereka ko bamuhayeho, yakoze urugendo rugize gute? Hari igihe ubuvindimwe n'abantu b'abarakare bakakubera ishuri. Mu gihe bari muri ibyo barimo kurya ntibamuhaye, arababwira ati ndashaka kureba ku rugamba neza uko ruba rumeze. Baramubwira bati birakureba wowe, imyaka yawe ntikwemerera kumenya ibibera ku rugamba. Ariko iyo yaganiraga n'umupinga yamuvagaho akajya kumwemeraho gake. Bashiduka ageze ku rugamba neza, yihisha aho bari bihishe. Goliyati arahaguruka atuka Abisiraheli. Dawidi akazaza areba akabona abantu bose babihinduye nk'ibintu bigize gute? Bisanzwe. Goliyati noneho gutuka Abisiraheli abivamo, atuka Imana y'abaki? Dawidi aravuga tumva nari nihanganye, ariko ahangaho bigize gute? Biranda. Uriya munyagwa ni bwoko ki? Yego wenda natinyuka ubwoko bw'Imana, ariko aratinyuka n'Imana yo mu ijuru. Uriya rero njyewe nzamubaga mubagira ibiki? Ibisiga.
ngo Imana irebye yuko afite icyifuzo cyiza mu ruhando rw'abanyabwoba, Imana iravuga ngo uzabishobora. Ndagira ngo mbwire inshuti zanjye, iyo ufite umushinga mwiza nubwo waba uzengurutswe n'abagupfobya, Imana iwugufashamo. Ubu turi abahamya b'ibintu byinshi twagiye tubwirirwa by'urucantege, ariko Imana ikabitwambutsa. Usanga mwebwe nta bana ababyeyi babo babwiye ngo ntuzikamira n'ay'umuyenzi. Hari ukuntu mama we yakurebaga wamuzengereje, papa wakakureba ububwa bwawe yarangiza ati shatu mva wowe nta nubwo uzikamira n'ay'iki. Ariko ibaze, umuyenzi ni igiti kugeza ubwo gukata ishami ngo amata y'umuyenzi agere gute ameneke, ababyeyi babona utazabibasha. Hari abantu benshi bajyaga batureba bakavuga ati kanaka ntazapfa avuyemo umugabo, ariko ibyo ngibyo Imana yarabiturengeje. Mu ruhando rw'abapfobyi ujye ugira icyifuzo cyo gukorera Imana no kuyihamya. Dawidi uwo munsi nibwo yagabanye kuba umugaba w'ingabo za Isiraheli no kuba intsinzi ya Isiraheli. Kubera iki? Kwanga kwiyumanganya mu gihe ubwoko bw'Imana n'Imana yo mu ijuru byatutswe. Ariko itorero ry'Imana rirasebywa ukiyumanganya. Njye kumva umuntu aravuze ati burya abadive ni abantu bafunze mu mutwe badahwitse, ukumva n'umukristo wacu. Nanjye nubwo mbasengeramo baranyobeye. Ukibaza iryo jambo aho kurivuga iyo urireka. Ariko mwiriwe nshuti zanjye, nagira ngo nihute mbabwira yuko Imana iyo yacanye umuriro mu muntu abona impamvu zimuhagurutsa. Niyo mpamvu uzajya kubona ubone ibyago, ibigeragezo, amakuba ntibishobora kuzimya umuriro Imana yacanye mu mutima w'umuntu. Ariko ni igiki kikikuzana mu nzu y'Imana? Ni igiki gicanye muri wowe gituma ugura ibitabo ugasoma? Ni igiki gituma wumva umurimo w'Imana ukureba? Ni igiki? Ni umuriro Imana yacanye muri wowe. Kandi inshuti zanjye, nasomye amagambo mu ntambara ikomeye yuko abana b'Imana ngo iyo babaga barimo kubona imambo bagiye kubambwaho n'imiriro bagiye gutwikirwamo mu gihe cy'akarengane, ngo Imana yacaniraga mu buzima bwabo ibyiringiro n'indirimbo. Bapfaga baririmba kugeza ubwo hari umugorozi umwe ngo baramutwitse, ibirimi by'umuriro birakomeza, ngo kugeza ubwo yararirimbye, ngo ageze ubwo ashya umwuka wa nyuma, ngo ijwi ritagisohoka bakazababona iminwa irimo iragira gute, irimo iranyeganyega. Ngo abantu bari baraho baravuze ngo uyu ni umuntu w'Imana koko. Kandi ngo bari bahuruje abantu ngo babakange ntihazagire umuntu wongera kuba umuntu w'iki. Ariko ngo hari abasirikare bafashe umwanzuro baravuga bati nanjye ngiye gupfa ndagapfa nka bariya. Bari abantu ni intwari cyane. Abakristo b'uyu munsi wa none turi abanyabwoba ku buryo mu rupfu rwacu, mu burwayi bwacu, mu bigeragezo byacu, Imana irinda abantu kutugeraho kubera amagambo y'amatakaragasi tuba dufite. Mana naragukoreye, ninjye wubatse urusengero, none dore mpfuye ngaragurika gutya, ubu nagukoreye iki gituma ungaragura gutya Mana? Umuntu umeze nk'uwo rero Imana yirinda ko agaragurika hari umuntu umwegereye, kuko yagusigira ibyiringiro bikeya. Nshuti zanjye, ntewe ubwoba n'ibi bihe turimo, kandi ntewe ubwoba nuko namwe nta n'ikintu bibabwiye. Bibiliya irakomeza, Nehemiya igice cya mbere. Kwiyumanganya ni ikintu gikomeye cyane. Iyi Imana iri muri wowe ntishobora gutuma wiyumanganya. Nehemiya igice cya mbere. Abasomyi ba Bibiliya, Imana yagiye yitegereza umugabo yari ashinzwe gukora mu rugo. Ntabwo Imana igikoresha abantu bakomeye gusa. Imana iragenda yisurira umugabo witwa Nehemiya. Nehemiya yari yibereye ibwami, arya neza, anywa neza. Amateka ye, iyo wakoraga ibwami wahakoraga igihe kurya ushobora no gukora amanyanga ukibonera ubwene gihugu. Nta baturage bashoboraga gutunga urutoki ngo uyu yavuye runaka. Nehemiya yarabayeho neza, nta kibazo na kimwe afite, ku buryo yashoboraga no kubaho neza nta n'ibintu by'Imana agiyemo. Umureba akavuga yuko ari Imana yamuhaye umugisha kandi adaherukana nayo. Nehemiya rero kera kabaye, nimureba neza ku murongo wa mbere,
amagambo ya Nehemiya mwene Hekaliya mu kwezi kwa Kisilevu mu mwaka wa 20, ubwo nari ibwami Shushani. Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda, mbabaza inkuru z'abayuda barokotse, abari barasigaye bajyanwa ari imbohe, mbaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari batagiye mu bunyage bo bagasigara mu gihugu cy'i Buyuda bagize amakuba menshi, baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yagize gute? Yarahiye. Icyambere ni amakuru. Ujya wumva ukeneye kumenya amakuru y'umurimo w'Imana, ujya wumva ukeneye kumenya amakuru y'abantu b'Imana, ujya wumva ukeneye kumenya amakuru y'urugendo. Noneho aya makuru amaze kumugeraho yagerageje kuyabaririza, abaza amakuru Yerusalemu, ariko Yerusalemu abajije abaza iby'urusengero, abaza n'inkike. Amaze kubaza ayo makuru yumva agahinda karamurenze, maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyiriki? Nyirijuru. Ariko se umuntu arimo ararya, arimo aranywa, amerewe neza, ubundi Yerusalemu yasenywa itasenywa hari icyo bimubwira? Ariko reka ngire ikintu mbabwira, buriya nuramuka urimo kurya neza ukanywa neza ukabona ubayeho neza, jya wibaza ngo ko Imana yampagaritse ahantu heza, ubu umurimo wayo ndimo ndawumaramo iki? Kwiyiriza ubusa rero amaze kubikora, muri Bibiliya zanyu nimurebe neza, ibyo ngibyo byose birangiye, umwami aramwitegereza. Umwami amaze kumwitegereza akazaza areba imikorere ye. Bibiliya murebe mu gice cya 2 rero, umunsi umwe mu kwezi kwitwa Nisani mu mwaka wa 20 wo ku ngoma y'umwami Aritazeruzi, vino yari iteretse imbere y'umwami, maze nenda vino nyihereza umwami, kandi imbere hose sinagiraga umubabaro imbere ye. Nari naragerageje kumurinda, ya minsi yariraga yatumaga bosi atabimenya. Iyo yirizaga ubusa yazaga akagerageza gukoresha imbaraga z'umubiri ngo shebuja abone ko ibiryo aje kugaburira shebuja yabanje kugira gute? Kubisogongera, kuko niko kazi yari ashinzwe. Agerageza kwihagararaho, ariko kwiyumanganya biranga. Kubera iki? Yarasengaga, yiyirizaga ubusa, yabaririzaga amakuru, ariko Imana yabonaga ibyo bitagize gute? Bidahagije. Ntabwo duhamagarirwa gukunda Imana gusa n'amarangamutima, duhamagarirwa yuko kwizera kw'Imana muri twe kubyara n'imirimo. Icyo kintu rero yamaze kugira kwizera, ariko uruhare rw'imirimo ntiruraboneka. Imana rero imuha amahirwe. Umurongo wa 2, umwami arambaza ati niki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Ibyo ntibiterwa n'ikindi keretse umubabaro wa hehe? Wa mu mutima. Umwami yari umuhanga ku buryo yari azi kureba umuntu umuzaniye ibiryo akamenya uko amerewe. Naho twebwe umugore ashobora kukuzanira ibiryo ayaraye arira yaniriwe arira, ukamubwira uti ko harimo ikara, ndumva mpekenye mu muceri mbonyemo ibuye. Ariko abantu bangaho ko mamutindana ibiryo. Kugeza ubwo abagabo b'iki gihe tureba inda zacu, ntitureba no mu maso hugize gute? Utuzaniye ibiryo. Umwami aritegereza aravuga ati no, uyu mugabo ntamerewe neza nubwo arimo kugerageza kubimpisha. Ariko uwo munsi kwiyumanganya byari byanze. Noneho mbyumvise ndatinya cyane. Umurongo wa 3, umwami ndamusubiza nti umwami arakarama, icyambuza kugaragaza umubabaro ni iki? Kumurwa n'ahantu y'ibituro by'abasokuruza habaye amatongo, n'amarembo yaho akaba yaragize gute? Yarahiye. Nubwo ndimo kurya neza ntacyo nakuburanye, ariko mfite ikibazo cy'ibintu bitatu: ubwoko bwanjye, ubutaka basokuruza bavukaho, n'inzu y'Imana yanjye. Ibyo bintu ntibishobora gutuma nezerwa kandi mfite ibyo bibazo. Ariko nagira ngo nkubaze, ibintu by'Imana byari byakwinjiramo ku buryo ikitagenda neza mu nzu y'Imana, igihe Imana abantu bayisuzuguye, igihe ibintu by'Imana byaterewe iyo. Mu minsi ishize nigeze kugira agahinda, numva ndababaye cyane.
abantu birirwa ku ma YouTube, birirwa ku maradiyo ngo ibintu by'Imana ni igipindi, ngo ni ubwesikoro bw'abazungu, harimo gahunda, insengero zirimo gufungwa, abapagani batwishima hejuru, ibintu byanyu ni imitwe, ibi bintu muraje muzanabone muzanaseba. Twababwiye ko Imana itabaho ari igipindi cy'abazungu, ariko wasangaga ari n'abakirisitu bavuga bati nanjye ndimo ndabibona. Wowe ubabazwa n'iki? Hari abantu babashije kwiyumanganya, hari abantu babashije kwiyumanganya batanga ibiganiro by'uko Imana ari igipindi, kandi bitwa amazina yavuye muri Bibiliya yanditswe n'iki? Ni Imana, kugira ngo baramuke. Ni gute wiyumanganya bigakunda? Nshuti zanjye, umwami amaze kubyumva ahita amubwira ati rero dufatirane, nsaba icyo ushaka, hari icyo wumva nagufasha. Bibiliya iratangaje. Umwami aramubaza ati hari icyo unsaba? Aho kugira ngo ahubuke, hari urutonde rw'ibintu bikenewe. Icya mbere, hari hakenewe ibintu byinshi cyane, ariko uyu mugabo yibuka yuko Imana ari imuhaye ayo mahirwe, atari umwami uyamuhaye. Bibiliya iravuga ngo nuko nsaba Imana nyir'ijuru akadomo. Amen. Nuhura n'umuntu ukomeye akakubwira ngo nsaba icyo ugize gute ushaka, ntuzagire icyo umusaba ushaka, uzabanze usaba Imana ikwereke icyo usaba uwo muntu, kuko Imana niyo yamuteguye ngo agutege amatwi. Amen. Umuntu akaza uri mu burwayi, yarangiza ati ngufashe iki, ugatangira uti ngeza kwa muganga ibindi nzikoca. Uzi yarazanywe n'iki? Uzi yarazanywe n'iki? Nubona umuntu akubwiye ngo ngufashe iki, jya umenya ko abamarayika b'Imana bamurayeho, jya umenya ko Imana imumazeho iminsi imubwira ngo ugomba kugira icyo ukora. Kubw'ibyo rero jya usaba Imana igutegurira urutonde rw'ibyo uri bumusaba uwo munsi. Umunsi umwe iwacu ku Muhima twari mu nyubako, aba bagabo barabizi bari hano n'abadamu, abantu baramanuka, twari tuyoboye igitaramo, nanjye muri bayoboye igitaramo nari ndimo, turimo kwaka abantu amafaranga, nari mfite mikrofone. Rwose ngewe numvaga icyo dukeneye cyihutirwa ni amafaranga. Niyo wavugaga amagambo menshi nakubwiraga ntiyavunjemo amafaranga, dore uvuze umwanya munini. Kera kabaye hamanuka umuntu utambaye kositimu, utanazwi cyane, arangije aratubwira ati rero hano hari umurimo, ati hari ibintu bibiri, ati ngewe mfite amafaranga yo kubaha, murahitamo. Ari amafaranga, ari n'ibitekerezo byanjye, murumva nabaha iki? Umutima wanjye uti ni amafaranga, n'abandi bari baraho bose batekerezaga amafaranga yari ayafite. Ariko ahamagara umuyobozi w'itorero, aramubaza ati murumva mukeneye iki cyihutirwa? Ari amafaranga n'ibitekerezo. Umuyobozi yitegereza uwo muntu atazi, guhera ku birenge kuzamura. Arangije aravuga ati rero twebwe duha ibitekerezo. Umugabo arangije aravuga ati ibitekerezo niteguye kubibaha, kubera ko Imana yampaye ubushobozi bwo kubaka inyubako zihambaye. Arangije aratangira uwo munsi, akurikirana akazaza avuga ati ibi nibi pla, arabanza aravuga ati pla hari ibintu bigomba kongerwamo, pla ibirahindutse. Haratangira n'ibiki byose. Urusengero yararuhagarariye rurangira nta muntu yishyuje, rwo ku Muhima. Kandi iyo byabaga ngombwa habuze amabuye, hari igihe yashyiraga amaye, nimugoroba bakavuga bati ni ibintu byakoreshejwe n'ibihe ngo tubyishyure, ibyo yashyizemo ntagire gute. Cyo nashaka kubabwira ngiki, igihe Imana yiganiririje umuntu ikamubwira ngo genda, ntukajye umusaba utabanje gusaba iki? Imana. Uwo munsi umwami yarasinye, haboneka ibiti byo kubaka Yerusalemu, haboneka amabuye, umwami atanga ishyamba, atanga n'icyangombwa gituma Nehemiya aho azaca nta muntu uzazamura amazuru, kuko buri gihe ibintu by'Imana iyo byubakwa hahaguruka abantu banga Imana bakayiteranya na politike, nk'uko mubireba n'amaso uyu munsi. Mu gihe Yerusalemu ubu yari irimo kubakwa, inkuta zaho zari zirimo kuzamuka ngo abinjirira itorero batabona aho baca, nicyo gihe abantu barimo guteranya Yerusalemu n'iki? N'umwami. Ariko abakozi b'Imana ntibazabura aho baca.
nshuti zanjye, ntabwo nzi impamvu mwiyumanganya. Ni gute urusengero ruguma hagati, umurimo w'Imana ugahagarara, abantu bakabura aho basengera? Ibyo ibirimo gusabwa kugira ngo abantu buzuze aho basengera, ukabona ni ibintu muramutse mufatanyije byakunda. Ariko umuntu akahaca agiye mu bukwe gutanga intwererano y'iki, umuntu akahaca agiye mu mupira w'amaguru gutanga inka mu ikipe, umuntu akahaca agiye gutanga amafaranga muri fundraising z'ibindi bintu, aciye ku nzu y'Imana yapfubye iwabo. Ibyo bintu ni gute ubishobora? Ni gute wiyumanganya ugaca ku rusengero rufunze inshuro 5-6? Ibyo basabwa kugeraho mwakagombye kubishaka. Mwiyumanganya gute? Nshuti zanjye, nihuta nagira ngo nshakire umusozo ku magambo akomeye nasomye mu Byakozwe n'Intumwa. Byakozwe n'Intumwa harimo amagambo akomeye, igice cya 4. Abigishwa ba Yesu bagize ikibazo gikomeye. Igihe Yesu yajyanwaga gucibwa urubanza, abigishwa be baramutereranye. Bibiliya itugaragariza ko Petero ndetse na Yohana bagize amahirwe yo kwinjira aho Yesu yacirwaga urubanza. Petero byamusabye kwiyoberanya, Yohana ntacyo byamusabaga kuko yari umwana uzwi mu bayobozi b'abatambyi. Igihe bari aho rero, Yesu yarabarebye, ariko bose mu maso yabo no mu magambo yabo, cyane cyane nka Petero, we yagaragaje ko nta n'isano afitanye na Yesu. Kugeza ubwo abantu batutse Yesu bakazaza bamucyurira n'iki, Petero ahara kumva ni ibintu bisanzwe. Barangije baravuga bati rero ni ituru yawe, ubu se turasangira n'udakoramo, kutarabwira uriya mugabo uko umubona. Petero ngo asanga kugira ngo ave aho hantu birasaba ko yituka ibitutsi, kuko ngo Petero yashatse gutuka Yesu abona arabakoze amahano. Arangije ngo arahira yivuma yuko atazi nde, atazi Yesu. Ariko umuntu umwe aramwitegereza mu maso aramubwira ati dukurikije ibyo urimo kuvuga n'uburyo ureba, wowe uri umwe mu bigishwa bande ba Yesu. Reka ngiye ikintu mbabwira, uziyoberanya wicare no mu kabari, uzajya mu kabyiniro wambara ibirineti n'ibigofero n'ibikoti, uzajya ahantu abantu barimo kunywa inzoga ujye mu nguni, icyo uzakora cyose Imana izatuma hari umuntu kwitegereza avuga ati ariko ibi bintu si ibintu byawe, ibintu by'amayogasha, ntabwo ari ibintu byawe. Ndimo ndakureba nkabona uri nk'umuntu w'umukristo waguye, ukatuvuga uti se wabimenye ute? Cyo nagira mbabwire ngiki, aho waciye ntago hakuvamo. Haba hari ibimenyetso by'aho waciye bikomeza kugira gute, kukugaragaraho. Aba bantu rero Yesu amaze gupfa, yari abizi ko Petero yihannye, ariko Petero agifite ikimwaro, nk'uko abantu benshi bari aha dukora ibyaha twarangiza tugaheranwa n'ikimwaro nyuma yo kwihana. Yesu abwira abigishwa be ngo mugende muteranire Yerusalemu na Petero mugire gute, mumubwire. Ku munsi wa Pentekosti Petero yari ahari, ndetse baravuze bati Petero niwe uri mu mavuta n'aba ari wubwiriza. Ariko nagira mbabwire, niba hari umuntu umererwa neza, Bibiliya iravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabyihana azagira gute, azababarirwa. Nta kintu kiza nko guhura n'umuntu wababariwe ibyaha bye, aba afite imbaraga, avuga ikintu kikagenda uko kigomba kugenda. Petero yarabwirije abantu 3,000 barihana. Imana irangije iramureba iravuga ngo wawo, umaze kongera kuba umugabo, reka nongere ngusubize ahantu watsindiwe, ndebe ko uri bugire gute, uri buhatsindire. Petero na Yohana bakijije umuntu. Bamaze gukiza umuntu, abayobozi b'idini birabababaza, ndetse birangira bamujyanye mu rukiko. Mu gihe bamujyanaga mu rukiko rero, abasomyi ba Bibiliya, Petero yigisha bateranijwe no kureba uwakijijwe. Nimureba neza mu gice cya 3, igice cya 4, nitugera neza ku murongo wa 13, babura uko babahana barabarekura. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, ko barabitegereje. Petero abwira Yohana ati ntuze kugira icyo uvuga, kuko nta handi twari turi cyagihe, nta kintu wagize gute, nta kintu wavuze. Ngo hari haje abantu bahuruye, babandi bari bahuruye mu gihe cya Yesu, igihe Petero yihakanaga nde, Yesu. Ngo uwo munsi n'ubundi bari bahuruye, Ana na Kayafa barabatambye, n'ubundi bari bagize gute, bari bahari.
noneho Imana imuha amahirwe. Petero aravuga ati ceceka. Petero rero niwe watangiye kuvuga, aravuga ati ibi bintu turimo gukora ntabwo ari twe turimo kubikora, ahubwo izina rya Yesu uwo mwagize gute, uwo mwishe. Barangije bavuga bati cya kigabo cy'ikinyabwoba imbaraga cyagize gute, cyazikuye. Barangije bavuga bati ariko ubwo akomeje kwihagararaho mumushyire n'iterabwoba. Umurongo wa 13 rero, babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara maze bibuka ko babanaga na Yesu. Kandi babonye uwo muntu wakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo babasubiza. Barabategeka kuva mu rukiko maze bajya inama bati aba bantu tubagire dute ko bamenyekanye mu batuye Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso cyogeye natwe tutabasha kubihakana, ariko kugira ngo bitarushaho kwamamara mu bantu tubakangishe batongera kugira umuntu wese babwira muri iryo zina. Bongera kubahamagara barabategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Petero na Yohana barabasubiza bati niba ari byiza imbere y'Imana, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo. Umurongo wa 20, kuko tutabasha kugira gute, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twagize gute, twumvise. Iri ni ryo korosi risoza ry'ikigeragezo kiri imbere yacu. Isi yamaze kumvikana yuko abantu bagomba kuzaza bigisha ko isi itazarimbuka. Isi izarimbuka sereka da, ntabwo izarimbuka. Yesu azaza sereka da, Yesu azaza se. Abantu guturuka mu myaka yose bavuga ngo Yesu azaza ntiyaje, kugeza ubwo ubu umuntu asigaye gutegereza yakubura akakubwira ati yewe wabaye nka Yesu azagira gute. Byamaze kuba umugani. Abantu bagiye kudusaba kwiyumanganya bati yego nibyo, ibyo bintu mwarabisomye, ibyo bintu mwarabyiza, ariko nimwiyumanganye mugendane n'abandi. Ikigeragezo cyacu rero aho kiri ni hamwe. Niba Imana yakoreye muri Petero na Yohana ikabaha amahirwe yo kuyihamya, iyo Mana niba iri muri twe, tuzahamagara abantu tubabwire tuti ubusanzwe ntiturabafunga mutwe, turi abaturage beza, tubana n'abantu neza. Ariko iyo bibaye ngombwa amahitamo yo kumvira Imana no kumvira abantu ari imbere yacu, twebwe twumvira Imana. Kandi igihe cyose twumviriye Imana ntiyatubujije kumvira baki abantu, ariko ku rutonde rwo hejuru hari Imana. Mutubabarire ntabwo tubasha kugira gute, kwiyumanganya. Ntabwo byadushobokera kwiyumanganya ngo tuvuge yuko icyumweru ari isabato. Ibyo bintu ntabwo twabishobora. Ntabwo twashobora kubwiriza ngo twibagirwe yuko Yesu ari hafi kugira gute, kugaruka. Ntabwo twakwibagirwa ngo twibagirwe yuko mu Byahishuwe 18 harimo ijambo rivuga ngo iraguye iki, Babuloni ihindutse icumbi ry'iki. Mutubabarire rero ntabwo ari twebwe, si ukuba intagondwa. Ibi bintu uwabiduhaye yabidushyizemo. Niyo dushatse guceceka muri twebwe mu magufa hakamo iki, umuriro. Aho niho tugomba kujya, aho niho tugomba kujya. Uhera kuki wiyumanganya? Ndasaba Imana uyu munsi ngo haboneke amasengesho akomeye, nk'amasengesho muri bubone itorero ryakoze ku murongo wa 23. Petero amaze guhamya ababwiye ikigeragezo yaciyemo, abizera bose bagize ubwoba. Baravuga bati icyo kigeragezo Petero yaciyemo na Yohana twebwe tugiciyemo twagitsinda. Basanga ntibagitsinda kubera ko bari abanyabwoba. Barangije rero icyo bakoze nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo, babatekerereza ibyo babwiwe byose n'abatambyi bakuru. Nabo babyumvise bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye, babwira Imana bati databuja, ni wowe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kandi wavugiye mu kanwa k'abasokuruza Dawidi n'umugaragu wawe, ubivugisha umwuka wera ngo niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'abantu bagatekereza iby'ubusa. Abami bo mu isi bateje urugamba, n'abakuru bateraniye hamwe barimo bararwanya Uwiteka n'uwo yasize,
kandi koko dore Herode, Ponsiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisiraheli bateraniye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera Yesu uwo wasize, ngo basohoze iby'ukuboko kwawe n'ubwenge bwawe byategetse mbere byose bitari byaba. Kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize iki? Amanga rwose. Ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo gukize, gukore n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe wera. Bamaze gusenga, aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize iki? Amanga. Ponsiyo Pilato, Herode, abanyambaraga bose bamaze guhuza. Ntabwo ari twebwe barimo kurwanya, barimo bararwanya Imana n'uwo yasize ari we Yesu Kristo. Kandi urebye amaradiyo n'amateleviziyo yo ku isi yose arimo aragaragaza yuko bafite ibikangisho. Kandi Imana tutakubeshye turi abanyabwoba pe. None rero gira imbaraga udusukira kugira ngo tubashe kutiyumanganya. Ako kanya bagisenga, Umwuka Wera yagize gute? Yaramanutse. Akimara kumanuka, Umwuka Wera yabahaye imbaraga zo gushira amanga. Umva, baravuze kugeza ubwo kubacecekesha byarangaga, bakavuga bati mubareke bagende. Imana iduha imbaraga zo kwatura ko twayimenye, iduha imbaraga zo kwatura ko tuyikorera. Imana idukure mu bunebwe, Imana iturinde kubona ibintu byayo bipfa ngo twiyumanganye, ahubwo icana umuriro muri twebwe tuyikorere mu gihe nk'iki ngiki. Kandi abari baracitse intege muri mwebwe, bwira Imana ngo mbyutsa kandi ume gukomeza urugendo. Nicyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye gusenga isengesho ku muntu wigeze wiyumanganya aho yagombaga guhamiriza Imana, akaba abizi ko yahatsindiwe, ariko akaba asaba Imana kunesha. Hari umuntu uri hano ubuzima bwamaze gutera ubwoba, hari umuntu uri hano urushako rwamaze gutera ubwoba, hari umuntu uri hano kutabyara byamaze gutera ubwoba, hari umuntu uri ahangaha imiterere y'ubuzima no kubura akazi byamaze gutera ubwoba, ku buryo abo bantu kwiringira Imana kwagabanutse muri bo kugeza ubwo biyoberanya, bakiyumanganya, ibintu by'Imana bakabishyira ku ruhande ngo bahangane n'ibibazo byabo. Ariko najya mbwire, uyu munsi niwumva ijwi ryanyu winangira umutima. Ninde wifuza gusengerwa muri mwe? Ninde wifuza kubyutswa wari waracitse intege? Ninde muntu uvuga ngo Mana, nigeze kuvuga ariko Satani arancecekesha, ongera umvugiremo? Ninde uvuga ngo Mana, nari mfite ubwoba bw'ibikangisho bitandukanye bya Satani, ariko uyu mwanya mpa kuguhamya nshize amanga, mpa kugukorera nshize amanga, mpa kwitangira umurimo wawe nta bwoba n'isoni mfite. Ubifite mu mutima naze dusenge. Ese urahari? Ngwino dusenge. Tera intambwe, nta mwanya dufite. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Tera intambwe, uyu ni umunsi mwiza. Iminota irenga 45 ndayimaze nkwibutsa yuko wagiye ucecekesha umutimanama, wagiye uzimya umuriro Imana yacanye muri wowe, wagiye utererana Imana n'umurimo wayo, watereranya abantu b'Imana, ndetse ufite ubwoba bw'ahazaza butuma wumva ibintu by'Imana wabishyira ku ruhande. Ariko Yesu arimo aravuga ngo uyu munsi ngwino nguhe imbaraga gushira amanga. Mwuka Wera araha ngo yinjire mu mutima ushaka gutinyuka kuba umuntu w'Imana no kuyikorera muri rusange. Ganiriza umutima wawe. Mutima wanjye, urabizi yuko kurama kwanjye. Ganiriza umutima, niyo ndirimba abagenzi baririmbye. Tera intambwe banguka, tera intambwe banguka. Wowe udaherukana n'Imana, Imana yarambuye ikiganza imbere yawe, gifate uhaguruka ubona akabaraga. Wowe wagiye uraswaho n'ibitero by'umwanzi Satani, kugeza igihe kuba mu nzu y'Imana wumva nta buryohe burimo. Imana uyu munsi irashaka kongera kuryoshya ubuzima bwawe. Imana irimo iracisha umunyu wayo muri iki kibwirizwa no mu ndirimbo z'amakorari, kugira ngo wongere uryoherwe n'ubuzima. Imana ibaha umugisha. Tugiye kuririmba indirimbo yacu isoza, mu gihe murimo guhagurukiraho muri
abayobozi b'indirimbo begere hino, tutanguranwe n'iminota yaducitse turirimba indirimbo yacu isoza. Abayobozi b'indirimbo mwegere hino, abizera muhaguruke. Umuntu uri bwumve Imana imukangurira kuyiyegurira muri iyi ndirimbo atera intambwe ze, kugira ngo ku musozo habeho gusenga. Ereka Imana yuko utanejejwe n'intege nke urimo, usaba Imana ikubyutse mu izina rya Yesu. Amen. Ijana na 62 umukiza aranyobora.